kura amaboko mu mpuzu mukuri ijwi mu gahogo muririmbe njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite ariko se ya mwana tugarutse gatoya ufite impano irenze imwe oyo jewe ibijyamo ingenzi nuko nawe iyo mpano ugifite ibintu kwari ugutwika byaragatwiko cyangwa byari isebanya nishaka no gushaka guharabika. Nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'ama video ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwe umuntu izi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazzo nibwo namwe nahise mbona live icikikanye ndavuga ati sizi video amakuru avuga ko se Pazzo yashaka kurya umugore wawe byo byabafitanye isano n'ukuri. Niba mwarabanye mukavumo inyamirambo kuki wageze Kanombukiro ukamutumura mu nzu ka byaragatwiko cyangwa byari isebanya nishaka no gushaka guharabika. Urumva nje na Pazzo twarakoranaga kandi ndabana yego none ariko nza kugira igitekerezo ndamubwira ati rero Pazzo ndifuza yuko twatangira gukorana ariko nawe wibera mu mvumo yawe kugira ngo kontrole ibintu byawe neza nanjye nkontorore ibintu byanjye neza kurushaho. Yego Dicara ariko ndavuga ati kuita mbikora gutya nubu nago nabikora gutya ngenda mwicaza nyine turagana namwe ati rero ngiye gushakira 1500 1500 bitari ku mafaranga twavuganaga nyine. Yego ndangije ndamubwira ati ariko muri ibyo 1500 ngenda banguhaye 300 noneho birakabibiri dufite imbere nzakuramo 200 nyaguhe. Yego ariko mbise nanjye nsure bikunde mpumeke mbone urumva ngewe nifitiye famille suzi ko se mfite umuryango. I know. Yego noneho ndamubwira arambwira ati hoya ntago nagenda utayamaye ngo ugomba kuba kwanza ndava hano yamaye. Wow wari waramurongoye se yari umugore wawe? Hoya ntago ari umugore wanjye kabisa. None se noneho ndamubwira ati shuwa man ubwo surampanikisha gutya kubera iki 300 wawe yafashe ko desa sizigaye ko nta n'ibyumweru banaga mu buhe buryo mwafatanyaga kwishura ghetto. Nari mfite ikibazo cyo kuba nta telefone nari mfite. Yego nari mfite yari yarapfuye ariko mbona afite 13 Pro Max adafite ikintu akoresha. Ndamubwira ati rero ngwino twibanire rangije nyine turakora akajya afata challenge noneho nyine tubana byeruye. Waramufashe no kuvuga ngo umumovinga ini kubera iPhone 13. Urumva yabaga namusanze kwa Didiman nyine kabona neza iPhone 13 ye yatumaga abona aho kuba. Oya wijyaho gutyo reka mvuga ukuntu byari bimeze. Yego noneho ndamubwira ati ngewe nzajya nkumenyera megabyte ninjya no gushopinga imyenda nzagushopingira nawe guhereze n'10% kubyinjiye. Ubwo niba twinjije miliyoni ndaguherezaho 100 uya saving. Noneho ngewe nsigare nkurikirana iby'inzu umuriro amazi ibyo kurya umukozi turakorana gutyo turakorana noneho kugira tugeze muri arena rero byahise biba ngombwa yuko twimuka ahantu twabaga Nyamirambo twigira ahandi hantu mu nzu nini. Yego tugeze mu nzu nini rero nahise muhereza room yiwe. Mbere twararanaga aho mwabaga Nyamirambo? Mbere twabaga mu nzu ifite salon n'icyumba kimwe. Umwabana bararaga ku buriro bumwe. So twimutse rero nibwo naje kugira igitekerezo navuga ati nyamara kuno rero ibintu bimaze kugenda neza nkomeje kwishinga kakavuyo nabigwamo reka nizanire urukundo twibanire hama andusho kunkontorora apana kwijugunya mu bintu. Yego urabizi nawe so bizi si by'abahungu. Yego araza turabana ariko
urumva madamu njye nta kintu nigeze ambwira ariko njye nagezeho mbireba mbona madamu wawe yaraje murabana? yego bigeraho noneho mbona ariko na Pazo mubana? yego bivuze ngo babanaga mubana mu cyumba kimwe na Pazo afite icyumba cye? yego inzu yo yari nini cyane yo twimukiye yari nini uburyo ki yari afite space yiwe nanjye mfite space ubwo haciye hagahe ariko nkabona turi gukorera amafaranga pe ariko ntangira kuvuga ati noneho Pazo niba bino bintu twarabigezeho ndashaka we ikure mu mutwe yuko tugiye kujya gufata challenge atari cyo kintu noneho ndamwicaza namubwira ati Pazo ukwiye kumenya kwambara neza kurushaho wikuremo unduta nubwo nkuruta ugiye kunduta kuko ubu ngubu urampagarariye mu myambarire mu mivugire mu migendere abo ugendana nabo ubahindire kugira ngo tutagetinga ibiraka binini nta muntu uzaduha ibiraka binini abona tujagaraye wirirwana na sorti na Didimani ariko byumva nibo bajyanama turabiganiraho noneho aza kumbwira ati rero ya mpano urumva ntago ngiye nasubira Nyamirambo kuba kwa Petit Frere birasaba ko nikodeshereza inzu yanjye noneho nanjye nyine nangira ubuzima bwanjye ndamubwira ati okay naribi ndamubwira ati ese nagufasha iki nyuma yarambwira ati rero na washaka amafaranga uma atari ku mafaranga uma nyine yo ku ruhande kugira ngo disuganye nimuke nanjye niterera hejuru ngo ati nzaguha 300 ntari atoya 300 nta kintu yamarira usama 500 ndaje namubwira ati rero 500 kwita nyaterurira rimwe byangora nawe urabibona ukuntu ubuzima bumeze 500 kwita nyaterura nkayaguha naba ngwaye ikiraka cyose ndavuga ati byibura nzaguha desa mawe 300 nzaguha 300 ande desa nyaguye mu kindi kiraka yego arambwira ati ntaribi tuza kujyana ku Gisenyi tujyanye ku Gisenyi ariko nza umuproducer wankorera indirimbo aza kumpamagara arambwira ati wowe ya mpano ntabwo ujyuma amafaranga wateye imbere none ntabwo wigeze uhindura umushahara kumpa ugomba kunyongeza amafaranga producer wawe yego ariko ibyo bibaye yuko nyuma yaho ubwiriye Pazo ngo aguha umwanya n'umuryango wawe naje gushaka haba oya ibyo yari introduction none nahereye hasi byimbitse yego ibyo nabyo ndabigeraho nanone noneho amaze producer amaze kujya ambwira gutyo ariko nkajya numva umuntu wamugiye mu matwi ni Pazo no Pazo za kumwicaza ndamubwira ariko se Pazo tekereza ushobora kumubwira yuko dukorera amafaranga guhera mu kwa mbere yego twabonye ibiraka mu kwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane nta biraka twagize wowe ubwawe ni wowe nitumiraga kuri banki kubikuza mu by'ukuri ubona amafaranga twakoreye atarashiriye mu kuyajya muri ayo mezi yose aciyeho nta biraka tubona yego noneho ikimbabaza nawe akishyira mu mwanya w'abantu bumva yuko mfite amafaranga kandi tubana kandi nta naho muhisha nkavuga se uyu musazi ubu ntabwo ubona yuko koko amafaranga tuyakoresha ko ntaho muhisha ko umutuma kuri banki uko ubuzi balance isigaye umva uburyo twabanaga n'umubare w'ibanga wa telefone yarawuzi arangije arambwira ngo hoyanga uba ugomba kubishyura ndamubwira ati nimbishyura rero ibintu hano bizapfa uko tubayeho bizagabanuka nibwo rero igitekerezo cyazanye ndamubwira ati okay niba ubona ko mfite amafaranga nanjye kugira ngo wumve ko mfite amafaranga ngiye kukwereka ibintu tugiye gukora tugiye kukuza akazi kacu ujye kwiyishyurira inzu nanjye nisigarane noneho niba koko ubona ko kakazi kavamo amafaranga menshi ubwo kazavamo amafaranga gutunga kavemo n'amafaranga kwishyurira inzu ndanakongerera amafaranga naguhaga niba naguhaga 10% ndaguhereza 20%. Kuko hari ibintu ubwo bigiye kumvaho
Pazo turabyemeranywaho umunsi wo kugira ngo rero ibyo bintu tubikubiganira noneho twabikuyemo kuba ari igitekerezo tugiye kubishyira mu bikorwa. Nibwo namubwiye ati rero Pazo ngiye kuguha 300 noneho 200 nzayaguha ariko umbabarire ume space nanjye ntekereze kubera yuko iyo kuri hano urambika ntabwo nsura ngo bikunda birumvikana turakumva reka turabantu bakuru birumvikana kuri wese bangara byandastanding arangije arambwira ati hoya nta kibazo noneho kugira ngo mpave nugo ugomba kumpereza 500 byuzuye nkava hano mbifite ubwo niba cyuzuye nta kintu tuvugana. Ndangije tambaza Pazo ndamubwira ariko Pazo wibuka yuko aya mafaranga ndi kuguha atari idene. Turi kubyibuka neza ko aya mafaranga atari idene ahubwo ari favor kugira ngo nawe udasubira mu buzima wahozemo ahubwo uhita ukodesha yawe. Nzati yego none se waretse kutuma nkaho mpanikisha ko nzi yuko 300 birakunda kubintu kwa twabaze ko bikunda waretse kumpanikisha ahubwo ugashyira mu gaciro nawe kejo bundi muri weekend dufite ikiraka ko nzagwa izo desa zisigaye uri kunsariza iki urarinda utuma nkora mu mafaranga ngiye kwishyura nzi ngo nyaguhe. Ubwo rero ntabwo nkwiye gusohoka muri iyi nzu ngo rindira icyo kiraka kirangire mbone kugenda. Mbona byabaye intambara nahise ninjira mu nzu fata telefone ubwo nahise mwohereza 200 yari asigaye. Arangije tambwira ati mu gitondo ndagenda. Ubwo duzinduka mu gitondo haba umuganda. Abyuka mbona aracyahari ndamwihorera ngigeze nko nimugoroba mbona ahamagaje umushoferi wadutwaraga araje ashyiramo varisi aragiye atanansezeye. Hadaciye iminsi 3 nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'amavideo ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwe. Ndavuga ati reka mu mutwe wanjye nahise mvuga ati umuntu izi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo. Yego ubwo Pazo ni wizi video uzitanze. Pazo mpamagaye nsanga yamborotse. Nibwo namwe nahise mbona live icikikanye ndavuga ati sizi video noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite ariko mu mezi nari narazisubye muri telefone yanjye mu mezi nka 3 yarashize. Kumba ubwo Pazo we izo video yari yarazisavinze kuri telefone yiwe. Batangira kumwereza n'izindi screenshot z'amavideo ye urumva umuntu telefone y'umuntu amabanga menshi abarimo. Sanga telefone yafashe kopi ya telefone ayimurira muye. Nuko rero byagenze birangira bibaye gutyo nyine. Nukuvuga ngo niba numvishe neza ibiriya bintu yafashe Jesus Christ yafashe telefone yawe ayikorera kopi muye. Yego hanyuma kubera ko kubera ko YouTube no kumpostingira ama video email yanjye yari iri muri telefone ye. Yo ubwo Google Photos ya rero niyo yishyizemo email ibintu byose biri muri kuri email bita amafoto ahitazaho. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine kubera ko yari afite login za email zanjye ibintu byanjye yari abifite. Nuko byagenze. Pole sana. Ugomba kumenya ntabwo as long video yagize access kuri telefone yawe kuko gufata video na bira bintu twabonye ngiye bya ibora narabibonye ndapfusha bora ibintu ntashobora kugira hari ntashobora gushyira hanze hari n'ibintu ntashobora kugira abantu wigeze ubona bivugaho nabinyuraga hejuru nuko ndapfusha. Nyuma yaho waje kuganira nawe cyangwa byarangiye uko? Byarangiye gutyo ngewe rumva nabuze ikindi kintu mvuga nahise mbese uyu muntu ubundi avuga iki nawe ubundi ko ntabwo wagiye kwishinganisha kuri ribu. Wagiye kwishinganisha kuri ribu. Urabibasobanurira. You are safe ibintu bimeze fresh. Nukuvuga ngo hagize ikintu kijya hanze kiguharabika ibyo yabigize cyabahita bamuzirika. Yego na you're good.
You're good. Naho telefone twese zacu, telefone zacu zose urumva ibintu birimo biteye ubwoba ku buryo udashobora kugira biramutse igiye mu ntoki z'undi muntu bikajya hanze na chat zanjye nawe n'izundi uwo ari we wese ntabwo ari izo kujya ku karubanda. Hari ibiganiro biri hagati y'abantu babiri, telefone ibitse ibintu byinshi. Niba yarayikesirira akakorera kopi ariko se ya mwana tugarutse gatoya ufite impano irenze imwe ujya wibijyamo. Icy'ingenzi ni uko nawe iyo mpano ugifite. Impano nawe urayifite, nta muntu utagira iyo mpano keretse umuntu nyine urwaye. Ikintu rero urukumva biriya ni ikintu gishobora kuba inkoni zagukubita igihe kirekire aya masaha uramutse ubivanye mu nzira. Ugomba gutanga ikirego biriya bintu bikagira agategekwa kubivana muri telefone n'ibindi utibuka kugira ngo bitazaba naho yabisakaje bikavuye kugira ngo bitazaba inkoni zagukubita, kuko kwiteza imbere uri umuhanzi ufite impano, ejo uzaba successful, biriya byajya bigaruka bikagukubita bikakubuza amahoro. Ejo uzakora umuryango n'iki biriya byaba inkoni twese biriya bijya bitubaho. So ariko kubera iyi nkubiri n'izi telefone zo muri ibi bihe usanga zitubera baria. Hari abasaza birirwa bicura amafaranga ya buri kwezi kugira ngo ibintu byabo bitajya hanze. Urumva abantu bose ntabwo bafite imitima imeze kimwe, siko bimeze. Uzajya mu rukundo madamu washobora kutabyakira. So agomba niba ari umuntu mwabanaga nk'uko bidusobanuriye, telefone yawe yarayigizeho access nk'umuntu mwabanaga, ntabwo biriya bintu agomba gutegekwa completely, ariko kubisiba bitari ibyo izaba baria, izaba inkoni gukubita. Giye natamanje gutekereza ko ari plank wenda ufite indirimbo ugiye gusohora, ariko niba atari indirimbo ugiye gusohora bisa nabi. Kandi nyine buriya niko abantu bagira bahubuka. None se buriya dushobora gushwana muri iyo minota ngahe kubyumva? None se paso si inshuti yawe, si inshuti yanjye, si inshuti ya n'abandi bantu, si inshuti. Byagenze gute wowe? Ni gute umuntu mwabanye mu nzara wageze mwabonye ibyo kurya ugamutumura mu nzu? Ntabwo icyo kintu ntabwo Nyamirambo mu Kavumo ugeze ku Gisozi, utuye he harya ubu ngubu? Kanombe. Ujye ubonye amafaranga wegereye ikibuga cy'indege, ugure hafi kujya muri Amerika, wegereye uzagenda erega na Irene yagiye muri Canada, gezo baramwirukana ariko yagiyeyo, nawe uzajya muri Amerika. So urukumva niba mwarabanye mu Kavumo i Nyamirambo, kuki wageze Kanombukiro ukamutumura mu nzu nini kandi mwarabanye mu kazu gato? Umva nkubwire rero, cyangwa bari batangiye kubashinja ubutinganyi, ariko usanga ni kubana n'umugabo mu nzu mugenzi wawe. Numva nkubwire ikintu buriya niko abantu rero ntago bajya bambera abandi ari menshi, ntarenga amezi 6 tumenyanye nawe. Ariko nawe wizera vuba. Umuntu umenye mu mezi 6 afata telefone yayigiraho access buri kintu kimwe. Ukuntu byagenze sinakubwira twahuye, ngiye telefone yanjye yarapfuye, biba ngombwa yuko ibintu byanjye hafi ya byose bikurikiranira muri telefone yiwe. Amakuru avuga ko Sepazi yashaka kurya umugore wawe, ibyo byaba bifitanye isano n'ukuri? Oya, agari byo. Nase gute umudamu ari gutungwa n'abagabo babiri mu nzu, abana n'abagabo babiri mu nzu, umwe atari uwe? Wari ufite rezo ahantu naho ubundi inzu ukuntu yari setinze nta hantu byari bihuriye. Ikintu nanze ni ukumva yuko mfite meze nk'ufite kampani. Buriya mwari mufite dushe imwe? Byari bitandukanye cyane. Mwahuriraga mu gikoni? Twahuriraga muri salo. Ngahibaze rero madamu yagiye kureba ka televiziyo, wagiye muri studio, Pazo nawe akabyuka yambaye box agasanga madamu mu gatenge, yayimushinga ko ariko sha warebye kure. Ariko maybe we expectingaga ko mubana igihe kirekire akamanza akagukamuramo igihe yagutayemo, niko bitekereza. Gusa ubwo bisohotsemo amahoro ngaho ni fresh. Buriya niko nyine sinzi ukuntu abantu batekereza, ariko icyo navuga cyo nuko
ni isomo ry'ubuzima. Trust nobody. Ntabwo ugomba kugira ugira access ibintu byawe by'ibanga. Abantu ni babi, umuntu yakurimba yakukunkumura. Numva sinzi ukuntu nabikubwira. Wumva njyewe nitereye mba numva hari ibintu runaka njyewe ntajyamo. Njyewe nta nubwo se najya gutunga telefone no video y'umuntu nk'uyo ngiyo uko nyine by'ubugogi. Oya nta twese dufite amavideo mu matelefone yacu. Twese dufite amavideo. Hari igihe no kureba kurumba ngiye kurumba munsi yamwiyitiriye. Kiruguso wazi kirabatwaye shati y'ibiki. Banyarwanda urukumva so niba mubyibuka turatangirira hano njyewe ntabwo nzi muribuka aya mashusho murabibona ya mpano hano niba mubyibuka ahangaha ntabwo babanje kumwica mu mutwe ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe ntabwo ya mpano yigeze niri na rimwe ariyo mpamvu nshaka kushishikariza no kubwira buri wese uri hano nkakubwira ko ya mpano ni victime ya mpano yaragambaniwe arandarikwa araharabikwa ibi ngibi ndashaka kugira ngo abantu mubyumve iyi nkuru yamaze kugera hariya ariyo mpamvu navugaga nyewe uyu mujene naza no kumva iki kiganiro amenye ko ibi bigomba kumukomeza ntibimuce intege ngo bumve ko arangiye uyu mujene ariko se abantu mwagiye muri galeri ya Godfather abantu mwagiye muri galeri ubu mwagiye muri galeri kweri mwagiye muri gallery mukavanamo tudonadi mukavanamo zira hatimi mukavanamo tuntu turi muri gallery kuyu munsi ari ku munsi ubanzirizo wa kabiri. Can you do that? So ya mpano ibi bimubayeho abantu mubizi amagide brambariza muhanzi barizo muraperi niba ari we cyangwa niba ari ni nyamunsi mumbarize niba ari fati ni rwandike ya mpano andika na kofa ya mana andika. So mukanya ngiye kubahereza ijambo ndatanga ijambo mumaze mu followingira abantu bari hano hejuru mbere ko nzamura abantu hari abantu nashaka ko hano hejuru ntabwo n'importe qui ninsanga atari ndamuhitana no kuri kwimana abantu muri gushyira muri request mutapinge screen kugira ngo mubashe kubazamura mutapinge screen kugira ngo mbashe kuza kubazamura. So ahangaha rero amakuru mfite angezeho none hamukanya nuko ya mpano ibingi batari buze kubyihanganira agomba gutanga ikirego. Ibi birego ahubwo turi kwibaza biraza gufata abande yagiye kurega abande. Igihe cyanditse ibinyamakuru byose byanditse mutapingi ninde muntu wari uzamutse hano reka ndore okay iyi video bayitayiminze igihe cya nyaco hano biraza gufata umwe mu bantu b'ibyamamare ndi kumubona hano hasi bivugwa ko akoresha account y'uwitwa Devota. Ni Devota ninde? Uyu muntu ukoresha WhatsApp isakaza amashusho y'urukozasoni ngo niba ari Devota niba ari inde muramuzi mujya mumwumva bamwita nde? So uyu ura mukobwa so turanyumva ndakumanura ndi gukumva ura mukobwa bamwita nde? Ni Devota ni Odeta uwe umukobwa usakaza umuntu ufite wiyita Odeta. Uwo Odeta rero biravugwa ko uyu nguyu ngo acuruza amashusho y'urukozasoni urumva acuruza amashusho y'urukozasoni bikavugwa ko uyu nguyu ari umwe mu bantu bazwi muri showbiz. Uyu Odeta muraza gutungurwa muri iyi case ya mpano agiye kugaragara kandi muzatungurwa musanze ari umuntu musanzwe mwirirwana nawe. Iyi nkuru ya mpano yatumye menya makuru nikangamo. Uyu nguyu we ngo video ntumbaze ariko uyu Odete aho hasi ndabizi kuri kunyumva urahari uri hano akawe kashobotse
kuko waravumbuwe. Urabizi uyu we afata video z'ubwambure we azishira kuri stati za WhatsApp ngo akazigurisha. Harya ngo ni 5,000 igura? Biterwa n'iyo ariyo. Ngo biterwa n'iyo. Ngo iri kuri 20. Mumbabarire mu nyumvire. Ugafata umuryango, ugafata abana bari kuzamuka, bari mu iterambere, ugashyira ku isoko ugacuruza igisebo cyabo cyangwa kubasebya no kubandarika. Amakuru mfite ngo nuko uyu Odette yamaze kuregwa kandi akaregwa mu izina rye ritari rya Odette kuko ngo yamaze kumenyekana game over. Barakufunga ndakubwiza ukuri. Ibimenyetso nibiza kumufata. So ibi ngibi rero ngiye kuva ku munota wa mbere kugeza n'uyu munsi muri live zakozwe tukimara kubona ibi bintu, reka habeho live zo kwamagana ibi bikorwa byo guharabika abandi bantu bashyira aya mashusho y'urukozasoni hanze. Kuko kuyafata ngiyewe ndahamya ko gufata video y'umuntu, wowe uri kwifata video, mwese mujye muri telefone y'umuntu haba harimo ibintu birebire birenze bikomeye no kurusha video. Tugende gake twumvikane. Muri telefone y'umuntu haba harimo ibintu birenze na video. Ntabwo gufata video. Reka mbabwire ikintu kimwe, nk'abana b'abakobwa cyangwa igitsina gore, ushobora kuba ufitanye gahunda na muganga asanzwe akuvura, bikaba na ngombwa ko wifata video ukayimwoherereza y'ubwambure, ukifata video ukayohereza docteur wawe kugira ngo arebe akusuzume ari kure. Bibaho. Ntabwo kwifata video ari icyaha, ahubwo kuzisakaza nibyo bigize icyaha. Tubyumvikane. Abantu rero kubifata nk'inkoni ikubita abo batarwumva kimwe, abo batumva kimwe cyangwa batumva ibintu kimwe, ugafata ukumva ko ugomba gufata ubwambure bwe ukabushyira hanze. Ibi ngibi ntabwo ntekereza ko ari ibintu bikwiye. Ariyo mpamvu mu by'ukuri ku bantu barenga hano 1,000 dufite hano kuri platform, mwumva iki kintu, turasaba, tunatabaza kugira ngo ibintu bicike, ko abantu bafashe iriya video bakayisakaza, urwego rwadufasha bakamenya uriya muntu wasakaje buriya bwambure, wasakaje iriya video, bakamenya wabigizemo uruhare mu gusohora iriya video. Nk'uko kuri iyi nkuru yo ku Gihe, mwitegereze hano neza cyane. Iyi nkuru y'Igihe, iyi nkuru ntimuyifatire mwebwe muri kuyibona nonaha, ariko iyi nkuru murabona ko imaze iminsi. Dore igihe ukuntu banditse Igihe bati nyuma y'Igihe havugwa amakuru y'uko hari amashusho y'urukozasoni ya Yampano ari hanze, benshi bagahamya ko yaba ari inkuru mpimbano, kera kabaye yaje gushyirwa hanze. RIB mudufashe. Niba ibi bintu byarabaye hakaba hashize iki gihe kirekire, aya mashusho akaba yaragiye hanze muri ubu buryo, mudufashe bibe ikoso, bibe inkoni ihana ababigizemo uruhare gusakaza aya mashusho y'urukozasoni. Ibi ni kwica umuntu ahagaze. So murabona ko ntabwo ari fire. Reka mboroke ikiwerewere, ngize amahirwe nkibonye muri ntuza, ntabwo ari we. Kuko fire nta nubwo ari online, mwandikiye message isanzwe arambwira ngo hagana he. Okay. Nakiborotse. So nk'abantu mwe, ikintu mugomba gusobanukirwa, ntabwo ibi bintu ari ibintu byoroshye. Ngewe nzi abantu b'ibyamamare bakomeye, amavideo yabo deja aya masaha ari hanze, birirwa babahungeta. Aba bantu ni bande? Ama-G, wowe urabizi ibintu bikubwira, Ama-G the Black wowe ibintu urabisobanukiwe, ibintu bimaze kuba too much. Ariko reka dusabe muri iki kibazo cya Yampano hafatwe abantu, thank you so much Gicanda, hafatwe abantu basakaje aya mashusho bakayashyira hanze, bamanze bafatwe babaziriki. Ntabwo ndabishyiramo imiyaga iyo bigeze hano. So mutapinge screen, muntapinge screen.
Mutapinge screen. Mutapinge screen. Mutapinge screen. Mutinga maji. Mutinga. Muranyemerera nkina amajwi. Byakwemerera. Muraza kunyemerera nkine amajwi nabonye afite ahahuriye n'izi video. Amajwi abantu biyohe nkine amajwi. Muraza kumbwira ati kina amajwi ndahita nyakina. Ibintu birakomeye, ariko ntekereza ko ahangaha noneho byaje ari inkundura ko ku gihe mwaduhaye inkuru ariko ntimuduhe video. Mumbwire ku gihe ko mwaduhaye inkuru ntimuduhe amajwi. Mwandikemo ngo amajwi mwese hasi muri comment, ariko mutapinge screen. Ntabwo ndibuze gukina amajwi, mutapinge screen. Mwandikemo ngo kina, muragakina n'umunyana mokonde nkorombe. Mwandikemo ngo amajwi, ariko nkeneye tap 200 ku bantu 1,172. Mutapinge screen mwese tugere ku buryo nshobora gukina batari buze kumanura. Everybody tap the screen. Ku bantu baje nonaha, abantu babibasha, urajya muri galeri ya Godfather uvanemo icyo ushobora kuvanamo kugira ngo mbanze gukomeza. You can do it, hurry up. Abantu mutapinge, hanyuma noneho ndaje nyinjireho. Ariko mbamenyesha nababwira ko eske nyirubwite ya mpano yaba ari buze kubona ubutabera. Icyo ni ikintu kimwe nibaza. Ibintu biratangaje, ariko ku rundi ruhande birababaje. Ndashaka kubwira abantu hano habeho gukumira. Habeho gukumira kuko hari ikindi cyamamare kinarenze ya mpano. Urukumva nawe ngo amavideo yagiye kujya hanze, RIB mutabare kuko ibi bintu kwangiriza ibyo abantu bagezeho. Hari ikindi cyamamare cyakasa mutwe ngo nawe ngo video ye iri hanze. Turasaba ko uyu muntu yarengana, ibintu byahagarikwa. Ninde uwo? Wabibwiwe nande? Nabibwiwe nande? Beriko ntabwo ngiyewe nambara ijipo nk'iyo ngiyo wambaye ngo ngende wabushita we. I'm a blogger, so it's easy to me to know the info. Ndabasaba ko mutabara ibi bintu kuko gufata aba bantu ibyamamare byacu bagatangira kubikubitisha aho ibyaho bagiye gutera akabariro. Noneho iyi video yafashwe n'umukobwa basambanye, kandi ntabwo uyu mukobwa ntabwo umusore yarazi ko ari kumufata video. Urukumva? So turasaba ko mudufasha mugakumira ibi bintu bitaraba ubugambure bw'abantu ntibajye bafata ibyamamare byacu. None se nibaza kubibiremba. So tugaruke rero kuri iyi video. Ndatekereza mwibuka aya ma screenshot asohoka. Iyi screenshot ya yampano, ariko genda yampano wari ufite ibyishimo. Iyi screenshot ya mbere isohoka ku munota wa mbere. Ndebere ibigori biri kwandika muri space. Ndapfuye ko. Njyewe yampano ibiganiro byabanje mu minsi yari ishize yakundaga kwita ikintu cyitwa ngo uzi ko hari abantu ngo bashaka amafaranga ko cyangwa bashyire hanze amafoto y'ubwambure bwawe. Ayo mavideo nayabonye bari kugenda bayagaru. Bivuze iki? Uretse gato yaravuze ngo uzi ko hari abantu bashobora kugura miliyoni ngo bari 10 z'amadolari ngo bashyire ngo babone amafoto y'ubwambure bwawe. Icyo kiganiro kiri kuri MI Empire. Bivuze ngo yarabizi ko hari umuntu uri kumuharasinga, sinzi ubwo ibyo bapfuye. Ibyo bintu nanjye nabirebye ndavuga ibi bintu yarabizi. No, reba ariko se hari ikintu utari kureba. Dore iyi nkuru hari ikintu utari kumva. Reba iyi nkuru hano iravuga ngo iki. So, hano baragira bati nyuma y'igihe havugwa
aka kantu ka nyuma yigiye mu gakotingeho nuvuga ngo hashize igihe kirekire havugwa ahangaha uyu mwana nibwo yahohotewe, nibwo bamuhungese, urimo kunyumva, nibwo yahungeswe bamubwira ko urukumva wowe ubivuze neza cyane, nari nanze kujya deep, bageze naho bamusaba amafaranga, bageze naho bagira bate, bamusaba amafaranga kugira ngo badashira iki hanze, amafoto y'ubwambure bwe. ababikoze ni bande? Niwe ubazi kuko niwe wabyivugiye ku giti cye. Banyarwandakazi, ntekereza ko iyi ni iyicarubozo. Aha murumva ko harimo icyo twakwita ihungeta. Ngo iyi nkuru niyo mu kwa gatanu. Iyi nkuru wakiwe nombori, iyi nkuru bayanditse none amukanya mu masaha birashize akakubitwa n'inkuba gecoco. Iyi nkuru bayanditse none amukanya ku gihe. Ukumva nubwo ngiyewe igihe nabo bataye igihe, ariko igihe kiri professional ikinyamakuru cya mbere mu gihugu ntigute bandika ku bwambure bw'umuntu. Abangaba nabo ni ibigoryi. Ngiyewe igihe mwaranyobeye. Urumva aba baranyobeye kabisa, ariko kubera igihe nabo bataye igihe, inkuru mwandika urukumva ntabwo inkuru mwandika nk'izi nkuru ziba zikwiye. So reka tugaruke gatoya rero, ariko ubu ya mpano we nyamunsi ko atagira. Mungu wangu, abantu mwaje mugahita mujya mu bishanga mu manuke. Hari nk'abantu nabo mutagomba kuvuga. Hari abantu mwaje hano, abantu mufollowing, abantu mubona no hejuru, abantu baba baje hano hejuru, abantu baba bafite akamaro. Hanyuma none tugiye gukina amajwi. Mutapinge screen mugire ku 200 nk'inamajwi cyangwa batumure bahe banyuko. Kuko nje ubutumwa ndashaka gutambutsa no gutanga kwari ukumenyesha abantu no kubwira abantu ngo ya mpano akeneye ubutabera, ngo dufata ngo ngeze kunyura uruhande. Uyu mujene akeneye justice, akeneye ubutabera kuko yagambaniwe n'abantu be ba hafi, kandi nawe ufite abantu bawe hafi bakugaragiye, birashoboka ko bakugiraho access. Turi kumwe rero ko yaragambaniwe n'abantu nkuko muri icyo kiganiro yakoreye kwa Irene ntabwo mukunda, sinzi impamvu Irene ntamukunda kandi nta kintu yantwaye. Irene sinjya mwiyumvamo, Irene sinzi kaboko yarananiye kabisa, nta kintu kibi yankora, ariko simukunda kandi n'uburenganzira bwanjye kudakunda umuntu. Abakunzi be rero mugende mwiyahure, ntabwo ngiyewe ntabwo nyimwiyumvamo, urumva ubwo n'uburenganzira bwanjye sibyo, kandi nta kintu yankoreye. Ubwo urumva ko ndwaye nanjye ndwara bita ya chlorhydric disorder. Ntabwo mukunda, njya numva ntamukunda, sinzi impamvu. Pamona gashobora kuba akaryarya, ibaza ukuntu ubwo urumva, kandi we wasanga nkunda cyangwa n'abatankunda, ariko namusaba kutankunda kuko nagize numva ntari kumwiyumvamo. Njya mbigerageza nkunda ibiganiro bye, ariko njya mugerageza ngo mwiyumvemo numve nyine, ariko bikanga. So Amagide Black na mushuti wawe wihangane nyine nuko. Niyo mpamvu nanjye no kureba n'ibyo biganiro bye n'ibyo bya Imana, urumva niho nagiye kubirebayo ko simukunda. Umuntu wari umamagaye mu kanya utinze ni Fireman. Yego. Arambwiye ngo iri account afite nimero zirenze 2 n'ama account 2 bivuye na cya kibazo. Uriya muntu ngera umuzamu Fireman yisobanura. Jewe nuko Fireman ese ntabwo akoresha TikTok. Kandi ambwiye ngo iriya nimero nandikiye siyo. Aratubwira umuntu ufite iyo nimero ye nuko biza ngo nikorera. Amakosa ntabwo ari rero, se ni gute ufite we nimero wanditseho Fireman kandi atari iyi? Uruvu udafite ikibazo gikomeye. Ari gusobanura abandi namwe ngo hari yari afite mbere, none ngo hari nindi. None se ari hehe ko atari kuza? Reka tumubaze. Mubazaze. Ubwo ariko ndabizi ko dukurikiye. Nashiremo nazamuke yitwa nde? Nani Fireman. Account ya ID ndimwitira nayiborotse, we nashyire muri request muzamure. Fireman wanyawe utari gicupuri zamuka. Abantu. Yitwa nde? Yitwa Fireman vayo. Fireman vayo vuba. Niko yitwa cyangwa ni Fireman vayo.
nyibutsa Fireman menya ari account umuborotseho ko atavugaga yavugisha induru birengese nta kandi bamwiye ko atari nanjye nico mugeni ko bavuze ngo vuga ntuvuge urashaka ko mbigenza gute nanakwandikira nkitabwa nkasubizwa n'undi muntu avuga ko ari we ubwo rero niwe uriya na borotse niwe nabagumye muri block sawa reka nze muvaneyo mubwire ngo namubrokoye yongeraze mubwire ngo ndamubrokoye tugende gatoya rero ahangaha kuri ya mpano abantu muri kunyandikira ngo mwanya ntabwo Irene mwanga ariko sinanamukunda rero urukumva biri hagati aho gaho nta kibazo ngirana nawe ntabwo tuziranye sindavugana na Kaboko ariko nyine nuko kandi n'uburenganzira bw'umuntu kwiyumvamo umuntu cyangwa ntamwe yumvemo sibyo ibyo rero ntimubindenganyirize namwe byababaho urumva kandi namwe mwebwe ntari umuntu uzarakumva ijwi ryanjye akanyanga akumva atankunze nimwe murankunda ntimujye muzara mukaba mutanshaka abantu 1200 muri ahangaha ntari igihe ujya ubona umuntu ukumva uwo muntu wapi ntibiri gukunda rero bibaho rero niyo mpamvu muri kumbaza ngo ibyo biganiro bya Irene ntabwo njye kureba Irene ntabwo nabibonera n'umwanya bandi guturagurika hano ariko nibyo ngibyo ka Irene karagatwengeze kajya kanja mu matwi banumva ari ari akantu k'indyarya so simukunda rero banuga uwo bibabaza ugende wiryeho urumva ufite umujinya si ngombwa kubivuga ngomba kubivuga mwebwe none se ngiwe ndi indyarya kanze ndore ngo Fireman yaje ninsanga atari we turaguruka Fireman Yes sir. Abaseka ni wowe Ni njyewe mwaje subi kabisa. None ko naguhamagaraga ntuvuye. Urumva ntago nzi kwikoresha neza. Ariko ni njyewe kabisa. Ko turi kumvizwa atari wowe duhe akapera. Ntabwo ijwi turi ko atari wowe. Kuvuka ndi umuhungu byangiza umutafu ndi original ibindi byose uzumva zaba ariko yengiyo none mitankomeza avuga ati itabafe ubusimba nduye umupapa ndi nimwe mbikesha byagize umuraperi ndi databuja kari byinshi ni byinshi rero ahantu uri byagukundira ugashiraho iyi kamera ugafungura kamera uzuza abantu gufungura ese amaji uri hehe udazuza kamera sa nkufungura kamera gatuzuza abantu so guys mu sharing live uko iki kibazo ibi byabaye niyo mpamvu uretse gato niyo mpamvu mbigenje gutya urumva abafana mwe mumanutse imbariga zanyu ntabwo umwanya wanyu urarangiye urumva ahangaha reka nsigarane nicyo bita icyamamare muri abahanzi nkuko Fireman kutari kuza kuri kamera ari databasha ngwino Amag the Black kutari kuza kuri kamera okay bamwita Fireman muramubona Amag vayo hey yes sir ngo bimeze biti amahoro papa birakomeye kwa kundi nyine turacyasaza imigera ariko bro mwanditse izina kuma ese kuri kunyega shaka nutereka telefone itanyeganyega mwanditse izina bamwita Tough Gang mwanditse izina ku rutare yihanagure hanyuma noneho ugire Amag the Black ko nakubona ndikuza biguru nijye ko ndikuza oya hagere musharing live mutapige screen tereka telefone nani Fireman shaka nutereka telefone guys mu following urabona umujene rero ushizeho kamera abantu 50 nawe bataba gufollowinga ako kanya so kuko uri wanya uragaragara ariko telefone ushaka ntuhitera iri bagira ngo nawe uri gutera kabariro iri kunyeganyega kabisa shaka nutereka telefone ndi kwa mpano n'ingabwo kwabivunja gutera okay aho byakunze sasa ya nani ngazi mutapinge kuzamura abantu mu kanya bicazanye nibi asa Amag the Black bagiye kumanza kwitera makeup ariko nitera makeup yo gukora iki thank you very much urabona ukuntu mitanza neza cyane okay twagiye sasa noneho Fireman kugira ngo telefone ayitere kantu byabaye ikibazo no riri atari nyemeje kuko rira twica mu maso Fireman reba ikintu bita followers kwa Fireman abantu 122 bahise bamufollowinga urabibona wamubona niwe wanyawe urabibona so mutapinge screen tuze
Fireman gutereka telefone byamunaniye kabisa. Aha, aho ni sawa. Fireman. Sawa cyane. Okay, mbere ko dutangira iki kiganiro ndabasaba ikintu kimwe, sibyo? Ariko bora nta ndimo muhuriyemo. Kandirimbo muhuriye. Fireman duwe muri bagupfusha ubusa ya Zizu. Okay, Fireman ugiye kunywa igikoma musaza. So, ahangaha Fireman na Majid the Black turabanza mubanze mutugire akantu muhuriyemo maze mudutemo. Reka mpere kwa ntuza, reka mpere kwa Fireman. Fireman. Hano hari abantu ukurikiwe n'abantu 1300. Uko mubizi njyewe ndi umwanditsi nkaba ndi n'umuhanzi umuraperi umuraperi cyangwa se hip hop mu kinyarwanda ni ibisigo n'ibyivugo nyine. Yego. Ndashaka umfashe mu ndirimbo yabaye katwa cyangwa yamenyekanye uduho wa kapera ya Tough Gang. Hanyuma tute kwa Majid the Black ubundi twigire mu kiganiro kibabaje bro cy'umuhanzi cyangwa umupkamiye umwana wateye ikirenge mu cyanyu murebe iri terambere muvuga ko ryo ryaje kubagaburira nibyo riri kubakorera. Ndaje nk'abahanzi bakomeye cyangwa aba legend twemera muze twinjiye muri iki kintu twagiye twa kapera. Iyi mihanda iza twibuka bazatuvuga ibyishimo twatanze kuvuka ndi umuhungu ibyo byangiza umutabwe. Ndakeka ko benshi barayizi cyangwa se iruta itanga ishaka yego itanga ishaka cyangwa se kabeho Rwanda mugongo mugaru duhetse bawe ni tugukorere Rwanda rwaduhaye amata dore nta mata ntago y'igikoma rwose Maji ako kanuka sawa cyane. Okay, twagiye. So this is turi kumwe na Majid the Black, turi kumwe na Fireman. Majid the Black twagiye dutemo. Yo kaze neza kwisi y'abagume, kwisi y'abajambaza, kwisi y'ibisazi, kwisi y'abateramwaka umundiri y'abambuzi y'abaruzi byonzi. Mu minsi yawe ya mbere bazagufana pe, ariko mu minsi ya nyuma video izajya hanze. Wiki video kandi none se jewe ubwo nyine babyuje na topic twari turiho ubwo nuko nyine. Ego. So ahangaha muranyemerera nongereho umujene gutya nawe uzamuka ufungura kamera nongereho umujene navuga ko nawe ari mu maraso mashya bamwita Titi Brown. Uyu ni umujene nawe Titi Brown nawe urafungura kamera immediately. Titi Brown nizere ko ufungura kamera. Titi Brown nawe ibwira abantu mbere yuko dukomeza iki kintu ni ikintu cyashenguye imitima ya benshi ku bantu bakunda uyu mujene. Twagiye. Titi Brown bite? Ni Titi Brown nyine sibabizi umujene nyine nawe wisobanukiwe. Okay, thank you so much guys. Yongozi waguruke ukubite nk'akantu k'akamansuro mo gake utuvunye. Ariko Godfa ubwo Fireman abazi ko ibintu abari kuvuga abantu kuba bari kuri codinga cyangwa nubwo nagamenyere ntago live bavuga ibintu byose Fireman ntago ndi umumansuzi. No mubyinnyi ntabwo ari umumansuzi. So twagiye hano mutapinge screen so hano Fireman excuse mon frère. Naribi wallahi Fireman my guy. Reka tubigenze gutya abantu mutapinge screen abantu muri kwinjira muri gallery abahanzi banyu cyangwa ibyamamare byanyu mu bitemo mu bihama gift hanyuma tugiye kwinjira mu kiganiro. Ndahera kuri Fireman ndagusomera umutwe w'amagambo kuri iki kintu kibabaje. Ntabwo twaje gutarama kuri uyu mujene ahubwo twaje kwamagana ubugome n'umutima mubi abantu bafata muri bo bagashaka gusenya umuntu basenye presence ye n'ahazaza he. Nusoma inkuru iri ku Gihe hano abaravuga bati amashusho nyuma y'igihe havugwa amakuru yuko hari amashusho y'urukozasoni ya mpano ari hanze benshi bagahamya ko yaba ari inkuru mpimbano kera kabaye yaje gushyirwa hanze. N'abantu Fireman uri umwe mu ba legend wakunzwe cyangwa uri mu itsinda Tough Gang ryakunzwe cyane. Urimo kumva mutanga ibyishimo mbere smartphone zitaraza
ni iyihe mitego mwahuraga nayo niba kugeza amasaha y'ibyamamare tubona bageraho bashyira n'ubwambure bwabo, imitego mwahuraga nayo cyangwa muhura nayo ni iyihe, yabaga ari iyihe kugeza aho abantu bashaka kurimbura ubuzima bw'umuntu bakoresheje amashusho y'ubwambure? Hanyuma ugira ikintu tubwira kuri ibintu byakorewe uyu mwana w'umuhungu, aho bafashe video y'iminota 10 bakayishyira hanze. Banyarwanda, ndabibutsa ko ibi bintu n'ubugome bwakorewe ya mpano babimukorewe nyuma yuko n'amakuru navanye ahandi hantu, ndaza gukina amakuru nahawe. Ibi bintu nkuko muri kureba muri iyi nkuru, impamvu ndi kuvuga kuri aya magambo, nimuza kureba uyu mutwe w'amagambo bigiye baravuga ko hashize igihe kirekire bivugwa ko, niba mubyibuka aya ma screenshot muri kureba ya none akambereke. Titirimeze bite? Fresh amaji. Nesa gato. Izi screenshot zimaze hafi amezi 3 niba atari amezi 4 bazishize hanze zingizi, bamaje kuduha screenshot. Bivuze ngo ya mpana amaze hafi amezi 4 bari kumuhungeta. Urumva ko mu biganiro yakoreye kwa wa mugabo ninde? Wa mugabo ntakunda. Sinzi mpamvu namukura kandi umbabarire Irene Murinda habi, ntabwo ngewe nkwanga ariko sinanagukunda, sinzi impamvu. Umbabarire, nta kosa wankoreye ariko sinkiyumvamo, ariko sinkwanga, nta kibi, nta mwanzi wagutera n'urutseho, ariko ngiye nshaka kugira ngo nkwiyumveho bikanga. Kandi n'uburenga ni ku Imana yabiremye, none nabikora wiki. Banyarwanda, Irene simwanga, ariko nyine ngiye nshaka kugira ngo mwiyumvemo bikanga. Zo rero uko muzansengera wasanga ari daimoni ndimo. So ngo yakoze ikiganiro uyu mwana nyuma yuko iyi foto nkiza hano igiye hanze, avuga ko hari abantu bari kumusaba amafaranga kugira ngo batamuharabika. Yaba yaratanze ikirego? None nyuma yo kwanga gutanga amafaranga bamuhungese, baramwandagaza. Ibi bintu turasaba ko uyu mujene cyangwa uyu muhanzi ahabwa ubutabera, justice, ahabwe ubutabera. Ntabwo abantu bazajya baduhereza ibyishimo ngo tubashira amarira ku maso. Aba bahanzi baravunika, bajya mu studio bakadusohorera indirimbo byabagoye, bakadushyira ibyishimo ku maso. Ntabwo ibingibi byaba inyitura yo kuza kurimbura ahazaza habo. Fireman, ijambo ni ryawe. No, yewe rero wenda icyo naheraho, hari ukuntu twebwe reka mvuge ko nabyita ko turi generation minirici. Urabona kuva wenda mu 2005 ubwo imiziki iri moderne yatangiye kwaduka cyane, ubwo ndavuga wenda nka ba Riderman, Amahoni Boni, ba Simchezo, Family Squad, nibo bantu ba mbere bazanye ibintu bya hip hop, nibo ba mbere twumvishe. Niko ngiye ku giti cyane. Kiriya gihe hari itangazamakuru rike cyane, yari radio imwe nimba atari ebyiri, aza kuza Contact, aza kuza Radio Dis, City Radio, abana noneho ziba ziravunje, baratuvunje ziba zibaye nyinshi. Ariko kuba itangazamakuru ryari rike ubwabyo, ibyo bintu byarafashaga ku buryo nta nonsense bagira ngo mubwire ko kiriya gihe kwanza niko ngewe ukuntu nakuze nzi ko umuntu uvugira ko nko kuri radio cyangwa kuri televiziyo ariwe ubuze ubwenge kurusha abandi bose mu gihugu. Ubu no kuvuga ngo niwe bahisemo ngo ariwe nyine ugomba kuvuga kuko ari very smart. So rero ubu ngubu ibintu bisa naho babilegalizinze nyine. Ariko mbo reka mvuge ko umuvandimwe wenda y'amano n'umuhungu wanjye sana kabisa. Nanjye cyandenze nabibonye ngira ngo ni igihuha, nabanje kugira ngo ni byandi byo gutwika, ariko none mbibonye mbona ntago bisanzwe kabisa. Buriya rero no mu victime birangira nyine ari we ubaye ubigendeyemo, ariko uyu munsi niwe, ejo n'undi, ejo cyangwa se ni ngewe. Ikibazo rero sasa ngewe aho mbona kizingiye, kuko wenda sina kese y'amano gusa, nta nubwo ari we wa mbere bashyize hanze, ahubwo niwe ukurikira, kuko ntago ari nawe wa nyuma, ahubwo niwe ugezweho ubu ngubu, niwe ukurikira. Impamvu
aho bituruka byose izi mbuga zaje abantu bazibonyemo okaziyo yo kurimbura abandi mbese bazigize intwaro kwa niko nabivuga jewe sama touché vraiment quelque part kubera ko hari indirimbo jone ndi kwandika ndi gukora ndayishutinze ibyo bintu neza telke uko bimeze nagiye kubona mbona ni ya mpano original ndavuze ya mpano yanshutinga indirimbo noneho imeze bite none se ya mpano nawe ibyo bintu byo kuba bari gukoresha izi mbuga mu buryo bwo kurwana bazigize ikirwanisho yego ni ibintu bibabaje musaza ni ibintu bibabaje kabisa ubu buri muntu wese ufite telefone nziza cyangwa se afite uburyo bwo kubona yenda izo kamera cyangwa se na connection kwa sinzi ko nabivuga ubwo tayari yahise umunyamakuru Famari ubutumwa watanga ndashaka ubutumwa Titi Brown ifunga mike yawe ntabwo ahantu hatuje ubutumwa bwawe ni ubuhe yaba gusaba inzego kugira ngo uyu musore ahabwe ubutabera arenganurwe nyuma y'ibintu wabonye n'amaso yawe ubutumwa bwawe ni ubuhe niki usaba audience uburyo bakwifata muri iki kibazo mu rwego rwo kutagira ngo uyu musore aze guhura n'ihungabana cyangwa n'ibindi byaguca intege kajewe mbivuge mu buryo bwanje nka gutya yego mvuge ko sindebe kuko ya mpano nakarizirita gato cyane nakarizirita gatoya cyane k'ibihari byinshi cyane ahubwo reka turebe igitero ako kantu gasubiremo kubihari nakarizirita gato cyane mbese ni umuvictime tout simplement umuvictime mbese ni victime tu ahubwo reka turebe gitera ni ikirero sasa yego ubwabyo kuba barafashe ati bakayifata bakayigira ni ibintu bya fake ngo ni ibintu by'abasaza ngo barashaje mbese nsigaye numva badutanga ingero ngo ewa kumva story ngo urumva ngo hari umuntu ngo aje ngagiye gufasha ngo ngiye kumva numva ngo ni ba Fireman na ba Pifla bombo class like umva icyo kintu cyo kuminimiza generation cyangwa se gucreate iyo ntambara entre generation n'indi nicyo kintu none muri ubwo buryo habaho generation twakwita ko ari iyo ya art y'ubugeni n'ubuhanzi akaba noneho sasa ngo na generation bita ni yabahitinze kuko nk'ubo bari digitalize ariko ibyo bintu ni bibi cyane kuko biha umwanya n'agaciro ibintu by'ibiganiro rero sasa buriya nta bwenge buba burimo kuko habamo gusebanya habamo guhangana habamo niho hahita haturuka bya bintu byo guhangana by'intwaro byo guhigana ubutwari bidafite ikintu na kimwe bigamije bidafite ikintu byatugezaho bitandukanye n'ubugeni n'ubuhanzi kuko uricara ugatekereza ukandika icyo gihe iyo uri kuhanga iyo uri mu bintu nk'ibyo uba ugomba kuba uri seriye cyane ku rwego rw'uko wandika ikintu uzi neza ukuntu uzagisobanura uzi neza ukuntu bazakujajinga uri sure ko hari abatazabyishimira ariko ni ikintu watekereje nyine ntabwo ari ikintu kiba kiri Musa tugaruke wanyubeje tugaruke kuri video ya mpano niharabika yakorewe sinzi no kubikorana ubuhanga ariko wanyobeje kabisa biriya bintu rero muzaza biriya bintu byo ntabwo bizigera bihagarara igihe cyose nyine ibi bintu by'izi mbuga abana ari byo bashyize imbere ibiganiro bikaba ari amabifu ya nonsense ati bakayisiga inyuma buriya ntibigutangaze urabona n'ibi bintu ya mpano yaherukaga nko kuvugwa gutya kuri performance yakubise cyagiye kwa Ben nyamara asura indirimbo buri munsi buri gihe kandi ibintu bya fresh yatekereje byamufasha umwanya ariko reba ikintu kiba cyamugwiririye reba ukuntu abantu baba bagisamiye hejuru reka Musa ubona tu ni bibi fresh cyane reka dukomeze tujye kuri amaji video wayibonye amina amasho tugendere kuri iyi nkuru yo kugihe wayibonye reka bari yongera reference kuri video njye nigeze nanabona nayumvishe gusa urukumva ndashaka umbwire ubutumwa unasabire ubutabera uyu muhanzi mugenzi wawe njyewe ikintu navuga
ibi bintu birimo sinzi nimba abantu bazi ko wenda no muri ibi myuga dukora y'ubuhanzi n'ibiki byose muri ibi bintu byo kuba icyamamare dufite n'imiryango dukomokaho. Hani noneho niyo miryango dukomokaho ifite inshuti z'imiryango. None nje navuze nk'abantu bazi wenda ababyeyi babariye abantu urumva ihohoterwa bakorewe, ni ukuvuga ngo biriya bintu natekereje ni ari njye byakorewe direct. Mama wanjye yaba bamuhamagaye ati umuhungu wawe wamubonye, kandi nkeka ko n'ubundi ariko bimeze mu miryango, ni nayo mpamvu ubona ari byo turi kuganiraho. So umuntu rero wakoze ibi bintu yafashe ubuzima bwa bariya abantu bw'ahazaza bwose amera nk'ubusibye, kuko n'abana bazabyara cyangwa se bazabyara